twinjiye muri rero y'abagabo mbere kujya muri game analysis abantu bagiye kubona babona liste zirasohotse Abedi ntabanjemo Abedi ntari no kubasimbura baribaza bati Abedi byagenze bite bati ko wasiri ku kiganiro cyakozwe hano kwa gatandatu bavugaga yuko ahari 100% no kumbuga nkoranyambaga za Rayon Sport mu bantu bari batangaje badahari ntiyararimo. Reka rero mbabwira ukuntu ibintu bya Abedi byagenze. Ubundi Abedi ava muri equipe nationale y'u Burundi muri equipe nationale yari afite akablessure munsi y'ikirenge gatsintsino yari afite mu kuntu yaribwaga ariko bajyageza kubivura biro noneho bamushyiramo kuri match ya Kivu niyo mpamvu yasimbuye kuri Kivu atabanjemo hanyuma bamukubita hano ku mfundiko inyuma nyine ku kuguru kw'ibumoso no muri mfundiko zibinyuma ku kuguru kw'ibumoso iyo mfundiko rero barayikubise kwa ko ni nk'umukinnyi mugongana gukandagizaho godiyo arababara cyane mu mfundiko w'ibumoso kandi Abedi kunakina kunda guproteja akoresheje karakuru ke k'ibumoso ari kuna gatambika adversaire akaza gakubitaho kura kuna komeye yego noneho bakandagiyeho yashinzemo amenya guki yarumva fayisa babasha noneho Abedi amaze kubabara muri mfundiko w'ibumoso bagerageje kumuvura umuganga wa Rayon Sport aravuga ati hari pomade usiga ku mfundiko iyo pomade hari n'ibininanywa bigabanya ububabare ku buryo arakina match karangira ububabare akabwumva nyuma ariko ngo yarangije match nyine bya binini bimaze kumushiramo na ya pomade imaze gusa nivamo mererwa nabi ewan uribwa nk'umuntu bari kubaga Abedi ngo babyumvikana n'umuganga ko bazakora ibyo ariko imyitozo ya nyuma ikoraho gato ntiyayisoza hanyuma ku munsi nyirizina wa match kwa gatandatu ku isaha y'isasta bagiye gukora icyo bita liste coach yahamagaye Abedi baraganira ari babiri iminota nk'icumi nta wundi muntu uhari birangira coach avuze ati Abedi ntari muri equipe turi bukoresha kuri iyi match abantu bakavuga yuko Abedi yamubwiye yuko akiri kubabara atari yumva neza ko turamwe ati niba utiyumva neza aho kukuriska reka tukubikire match ya retour muri Tanzania Emery Bayisenge birasa naho yamaze gukira ku buryo amahirwe yuko azakina muri Tanzania ahari ari menshi n'ubundi Emery we n'ubundi yaravugaga ati nje nagakinnye no kuri match banze nawe coach yanga kumuriska arabatoya yashatse no guhera kuri Kiovere yego coach arabatoya nje nshaka umuntu uri fit 100% umuntu niba yumva atiyumva neza hari hakiri mutubazo nabanze agende yivuze akire Emery muri Tanzania ashobora kuzaboneka abantu bibajije kuri Rutahizamu Ndikumana wavunitse ukuboko ubundi mu baganga bavuga yuko icyabaye yagize icyo bita fracture complet ya imeris ni igufwa riri ruguru y'inkokora iri gufwa rinini dufite riza nyine rikazamuka rikagera hano ku rutugu uraribona rino rirerire ubundi hari amagufwa abiri ari hano uvuye ku nkokora kumanuka hasi ku kiganza hari amagufwa abiri nyine iryitwa radius n'iryitwa cubitus ayo magufwa abiri niyo aza akagera hano mu nkokora iyo ageze mu nkokora afatana n'irindi gufwa rihera mu nkokora rizamuka rikagera hano ku rutugu iryo niryo bita imeris iyo ufarire riba ku mubiri w'umuntu reka imeris yagize icyo bita fracture complet ryaravunitse bera risumbira ryo mwitako nkoresha ikinyarwanda imeris niyo ndende yego hagati ya female na imeris imeris niyo ndende ndabyibuka neza ko ari imeris aba nibeshye ariko ubwo rero ni biology yongeyo nta kibazo niba wanibeshye riri mu magufwa maremare rwose riri mu magufwa maremare atatu reka dufatira nibinakomera ushyire hatanu rizamo ryisange kwibeshya n'ibya muntu checking baza Google nusanga ari irya 10 ushyira muri top 10 nta kibazo rero iyi fracture complet mu yandi magambo haba habaye icyo bita nyine gukonyoka kwigufwa gukonyoka uyu muhungu rero yavunitse ate ari nabyo ngiye kujyamo uyu muhungu yarahagaze hagati y'aba defenseur babiri basingida Kennedy Juma na Bitra bro yitwa Anthony Trabitra n'umusore w'umuhanga cyane yego none cyabaye nepo barasimbutse kwa kunduzi ko musimbutse mukurikiye umupira mu kirere umuntu asa n'urambuye
amaboko cyangwa se ukuboko inyoni uri gusimbuka mu kirere. Femira niyo ndende. Femira nanjye numvaga ako kantu narakize. Femira yo mwita ko niyo ndende. Nakubwiye ko iri muri atatu. Oya ni ya kabiri. Medicine ya kabiri yumvikana. Muri kwa gusimbuka rero ari kumwe n'abadefanseri babiri urabona hari ukuntu usimbuka usa n'urambuye ukuboko cy'amaboko. Umuvandimwe w'ikipe ya Singida yabaye nawe nk'uwasimbutse noneho amaboko yabo asa nasobekeranye. Yabaye nk'umwinjiza mu kuboko. Reka mbyite gutyo. No mu kumwinjiza mu kuboko barebaga muri direction zitandukanye umukinnyi wari yashaka gusa n'uhindukira. Nta kwa kundi ukurikiye ba. Deje umuntu yabaye nk'ugusobeka ukuboko kwawe nuko yasobekeranye. Reka mvuge yuko ari nko kuvuga nka kumwe insobeko basobeka nk'inka nk'amaguru. Ni nka kuboko kwawe yagusobetse ariko direction yagumye muri imwe. Icyerekezo we ari kureba imbere we ntari mu moving. Ni nka umuntu yaba yagufashe nka kumuntu yakunigisha ukuboko akagushyiramo ijosi nyine yaguhiniye hano mu nkokora. Wowe ukabushaka nko guhindukiza ijosi ngo umurebe. Uri kureba imbere yakuniza guturutse inyuma ugashaka guhindukira. Iyo bikoza akantu gahita gaturika. Iyo ushaka guhindukira iyo yakanyaze birumvikana imitsi ititurika ijosi siko bigenda siko abantu bapfa. Rero nawe ukuboko kwe yasimbutse mugenzi we agufata kwa kundi basimbutse atabishaka amaboko arasobekeranya undi rero ashaka guhindukira ko biba byihuse cyane. Mu gushaka guhindukira ukuboko kwe iryo gufwa ritari konyoka. Urumva yakoze movement ari mu kirere kandi ukuboko bisa naho baguhambiriye. None kwa kundi yashatse kukumuvingisha igufwa ritari turika ahita agwa hasi. Mu kugwa hasi rero ariko sinakunze fair play yabo. Bahise bazabara yego harimo na captain ya Ucho bahise bamwegera nyine ni nabo bahamagara abaganga kuko arbitre ntiyari yabibonye. Yarabatatse cyane. Kandi urebye kurore amaze umwanya bari gucokozanya bagongana cyane ubona ko imatch y'amahane ntabwo ariko bitwaye kubera ko bahise babibona ko bishoboka cyane ko ari ikibazo gikomeye Ucho n'abakinnyi gasa no kahindukira n'abakinnyi bakuru bahise babishyira ku ruhande n'abahamagara abaganga bwa mbere. Icyo bakoze uriya mwanya rero Rigoga bafashe bageze ku bitaro bya Nyarugenge bavuze ko batahita bamubaga ahubwo bamushyizeho isima nibyo kugira ngo bastabilize igufwa gusa ariko agomba kubagwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Uyu munsi ararara mu bitaro by'Ikanombe hanyuma muhabura ni hari bubari bamufate ibizamini buranga umuntu bagiye kubaga ngo babanza kurana niba nta zindi ndwara zikomeye ufite kuko ngo ufite nk'indwara zo mu maraso buranga ntabwo apfa kubaga umuntu ufite nk'izindi ndwara zo mu maraso. Hari igihe bahita upfa kabisa. Baranareba nyine nimba wenda ufite nka diabete bakabanza gustabiliza umuvuduko w'umutima nyine bakora check up y'umubiri wose. Bavuga ko buriya ngo imvune nicyo kintu cya mbere ngo gitwara umwuka mwinshi. Imvune y'igufwa ngo gitwara umwuka mwinshi. Ibintu by'ubuvuzi biratangaje. Buriya umuntu wavunitse igufwa atagize amahirwe uzareba hari n'igihe bahita bongera n'umwuka. Biba biri likely yuko kubera imbaraga ubwonko buri gukoresha nyine bwita kuri ibwo bubabare buhari. Hari igihe nyine ushobora no kubura oxygen ugapfa burundu. Nyine uburyo bwo guhumeka bukanje. So baraza rero kumurarana bamupime nabona ibintu byose ari bizima mu mubiri bimeze neza cyase niba ari ibyo banamufasha bimufashe ejo azabagwe kubagwa byo ni itegeko. Hanyuma nabajije umuganga ubaga arambwira ati igihe gito gishoboka na amezi 4. Yavuze ati kubagwa bimusaba amezi 3 kugira ngo akire. Hanyuma rehabilitation ari nakakora imyitozo nukundi kwezi. Yambwiye ati Rayon Sport uku kwezi turimo kwa 9 babare yuko umukinnyi bazamubona byibura muri returu ukwa mbere kurangira. Aciye ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko kuri X yavuze ngo nshobora kumara amezi 3 andi hanze kubera imvune nagize ku mukino waduhuje n'ikipe ya Singida. Ati ntago ari byo bintu nifuzaga ati kuko nifuzaga gufasha ikipe yanjye ati ariko nyine buri kintu kibaho kubw'impamvu ati ndizera ko nzagaruka vuba. Imana imufasha azagaruke ubwo kugaruka kwe biraba binatwaye Rayon Sport bambwiraga yuko ko nta mituweli afite nta n'ubwishingizi Rayon Sport ifatira abakinnyi n'umunyamahanga bambwiraga ko ino operation harya muri club licensing ntago bibamo ko bagomba gushaka ubwishingizi burimo ubwishingizi bw'abakinnyi ndetse kanwe zandana Rayon Sport bamaze no kuyibwira ikiguzi 5 ibizitanze ntirirwe yigo. None se rako nibyumvikana ubwishingizi bw'abakinnyi n'abakozi b'ikipe
muri club licensing bibamo ko ndibuka ko nepo nibo byibuka ubushize Bugesera bayibwira ko itemerewe gukina icyiciro cya mbere harimo ko itanatanze ubwishingizi bw'abakinnyi ahubwo wenda Riga birashoboka ko iyi operation bagiye gukora bishoboke ko wenda yaba itari mu bintu byishyurwa kuri ubwo bwishingizi icyo nzi cyo arishyurwa miliyoni 5 bamaze kugerera amafaranga tujya ku bindi uwo bita Kuyate ibyago bigwira Reyo umuzamu Dirisa Kuyate wungiri wa kabiri wa Reyo match irarangiye ibintu nibisanzwe ikipe iratsinzwe mu kanya turanajya muri analyse umukinnyi bari gutaha mu gutaha ku bantu muzi abakinnyi bare bundi arabibaje ngo ni gute yakoze accident ubundi babashyira muri bisi bakagenda babageza mu rugo abakinnyi benshi rero Eberi barabyanga kugenda batuzengurutsa ati bajya kugera iwanjye wenda batinze nambote yaje nibiki babihari Anagiye bafite nakandi kagahunda rero anagiye bafite gahunda akeneye ku harani yaguye yahagira gahunda noneho mutaramu yarise akarestora umuhungu w'inshuti yanjye Kuyate Idrissa aravuga ati Dirisa Kuyate Dirisa Kuyate reka njye nigendere nifatira akamoto nigendere anyura hari urabona kuri vestiaire anyura inyuma aho bita kwa Toma barahaza hari akantu k'akarestora none umuhungu arimo kumanuka abana bakunda kuza amayijana desa baraza bamwuzuraho mu kumwuzuraho ashaka kubakwepa ashaka kunyura mu tuntu tw'utwatsi turi gutya iruhande rw'iki gikuta cya vestiaire hano inyuma nyine kuri stade regional hano inyuma urahabona hano inyuma kuri vestiaire hari akwa Batoma aho abakinnyi binjirira apana hari abantu basanzwe binjirira nyine niho yinjirira umutara mu inshuti yanjye rero ashaka kubakwepa nganyere muri utwo twatsi hegereye urukuta mutwatsi rero kubera n'ikirere kimaze igihe Kigali hakonje niba twarimo nk'amazi anyerera ku twatsi ahita agwa mu kintu cy'icyobo gihari abakubisemo umugongo umwana w'umuhungu bamujyanye kwa muganga cyo koragira amahirwe barareba umugongo basanga nta gufwa ryavunitse ni imitsi yikanze ariko kwa kumuzamu akoresha umugongo cyane ubwo nawe hari igihe bambwira ati iki cyumweru cyose uramenye ntucugusa umugongo wa muntu ko bajyaga ko n'umugongo we bitoroshye n'umugongo we ngo bajyaga ko n'umugongo we bitoroshye ko abantu niramba nuko ibyo byagenze izo za siri zikavuga yuko we yahise ataha ariko mu by'ukuri nawe muri Tanzania urumva ko ari mu byago Forenganye rero nsoza bareba baravuga bati none se ko ndi kumana avunitse byibura Forenganye ari bugufi bareba barataka cyane Zandani za siri zirambwira ko Forenganye azaza mu kwa 11 ubu yambara godiyo agakora imyitozo na bagenzi be ibyo bita warm up ariko bajya mu myitozo isaba ibyo kwiga technique ndetse n'amataktike bazakoresha muri match ibyo kugongana bamushyira ku ruhande kubera yuko ntabwo yari yamera neza 100% bakavuga yuko gukira kwe kugira ngo yabanutse ni mu kwezi kwa 11 ni minota mike dusigaranye ariko ejo tuzayigaruka no kwa bihagije kuko iri kwitegura nyine kwerekeza mu gihugu cya Tanzania tuzajya muri analyse no kwa ariko nibura iminota 3 dusigaranye Riga ubwo ndaza na mu bicu naraza wenda murabe ukuntu muyongikanya muyibyaza umusaruro umutoza nibyo mu kanya yavugaga gutungurana kutabona Abedi ariko kandi afata bagayo gwa mutangiza mu kibuga mu gihe kandi je nakunze ukuntu nyine bari bateguye umukino ku ruhande rwa Rayon Sport mu bintu byose mu by'ukuri naga ko bimeze neza gusa ni stade nyine babafana tigeze baza ngo yuzure bishingiye n'ukuntu twabonaga ko ari stade ntoya kandi barifuzaga stade Amahoro n'umutoza wahisemo none no gutangiza system abari bashaka aba defenseur bane akora impinduka ariko twabonye amadishe technique ya Fabrice kuko ari nano yari yitsinze igitego n'umutwe na Paveri wabaye umuzamu mwiza kuri umukino agumisha ikipe ya Rayon Sport mu kibuga kugeza itsinzwe iki gitego umukino wangera igitego kimwe kusa mu magambo magufi Rayon Sport uko bashakaga kwapanga niko yapanze abakinnyi ariko ntabwo ikibazo ari ugupanga abakinnyi ikibazo nuko bakina icyo bita animation yego Rayon Sport nayibonye mu by'ukuri nk'ikipe itari ifite ibisubizo byinshi mu kugeza imipira imbere yakinnye nabi haburagamo creativity guhererekanya neza ukabona ko harimo automatisme mu buryo bwo guhererekanya bwiza ihura na Singida ifite groupe y'abakinnyi beza Singida yarushije Reyo ifite abakinnyi bari experimente yaba mu myaka yaba muri kariyeri ibintu bamaze kugeraho abacama tuvuga Cama n'umukinnyi mu by'ukuri ufite igikombe cya Confederation Cup atwaranye muri Berkane Baharidi Aucho n'abantu bakenya amatsinda muri za Yanga bafite abasore bahanga bitwa ba Kofi urumva iriga wanda kanogena nakongeraho ni naho hantu mbona runazingiye ni ibintu bibiri
adversaire mwiza ndetse n'umutoza Gamondi uza ya marushanwa wayatoje uze equipe ya Singida kuko anatoza muri Yanga yahuraga na Yarayizi no kwifashisha Abakari Daucho. Kimwe mu byo nakunze nuko ikipe ya Singida ni equipe l'équilibre. Twavugaga ngo imyaka bamwe banabyisenga iby'aba vetera, ariko niba ureba Abakari Daucho kuri experience ye ukareba na Chama hagati yabo umutoza yabazanyemo umwana witwa Haridi Habibu Idi Alias Gego ndetse n'umwana ukiri muto yabamwita ngo ni Kungo Fundi ari mu gihugu cya Tanzania n'umwe masore babahanga cyane. Ukareba bafite Maruf Chake n'umusore mu myaka myiza yo gukina, bafite na Keyeke bakagira mu Orson umuzayirwa mu Kongo Kinshasa. Nabonyemo ikintu kimeze gutya. Equipe ya Rayon Sport n'abantu bizanayigorera avuze ikintu cya creativity cyangwa se mu buryo bwo kugeza imipira imbere. Gamondi ni nacyo gica komeyemo. Urabona wawuze uvuga uyu musore yandeye Kofi Sirire ni umukinnyi ukina iburyo, ariko icyo umutoza mukuramo buriya bagira ubwiganze bw'abakinnyi benshi muri Mediane. Tuvuze Gego, tukareba Hari Daucho ndetse na Cham, wongeraho Keke muri mu mikinire n'umukinnyi wo mu Mediateur. Iyo amushyize ku rande bivuze iki? Bivuga ngo warizerera kubanza kukudomina muri Mediane akaza kugira uburyo imipira isohoka mu buryo imworoye, akudomina hagati akageza imipira myinshi imbere. Mediane rero ubwo niyo yarushijwe kubwa itari ifite na Abedi biteza ibibazo, ariko mu gusoza navuga yuko mu byo yakosora twari tuvuze akwiye no gushyiramo umusore Aziz Basana kamubanzamo uko aho yazi yabahaye ikintu cya pesi batari bafite. Ubwo n'imvune nyine y'uyu musore irabimutegeka Asman. Rayon Sport biteganyijwe ko izahaguruka kwa gatatu ijya muri Tanzania. Amahirwe si menshi ariko ntibirarangira, bagomba kugerageza. Tuzinjira muri iyi match icyo barushijwe kwa kabiri no kwa gatatu. Iki cyumweru cyose tuzakomeza kuganira kuri n'abafana bagomba kwiyerekeza ko gahunda yatangiye kwiyandikisha ni 50 rese pass na passport. Kwiyandikisha ku bafana bizarangira ku munsi